Yes, reka ntongere mbasuhuze bakunzi ba Kamanzi Official. Nifuriza buri wese kugubwa neza aho aherereye. Ni wa mwanya rero tugaruka ku makuru, ibiganiro n'ubukungu bishingiye ku bukungu bw'ikoranabuhanga. Ariko nkaba ngira ngo tuze kwagura imbibi, twe kuganira ku bukungu bushingiye ku ikoranabuhanga gusa, ahubwo ikitwa ubukungu cyose, ariko twitsitsa cyane kuri ku bukungu bushingiye ku ikoranabuhanga nkuko bisanzwe, twibanda kuri ama cryptocurrencies. Ariko mbere yuko tugira ku ma cryptocurrencies, ntabwo buriya kuko ni amafaranga y'ikoranabuhanga, ayo ntitwayavuga dusize amafaranga asanzwe cyangwa se ubukungu busanzwe mu gihugu cyacu. Reka rero twirebere amakuru ya Pi Network. None aha tugiye kureba ku ngingo igira iti Pi Network izaba igihangange mu isi. Pi Network izaba igihangange mu isi. Benshi baribaza bati se byanyuze mu zihe nzira, byari bishoboka biti? Hari ingingo zigera kuri 3 dushobora kurebera hamwe zishobora gutuma Pi izaba igihangange mu isi, n'ifaranga ry'igihangange, haba ugereranyije n'amafaranga asanzwe, haba ugereranije n'andi mafaranga y'ikoranabuhanga biri mu gisata kimwe cyangwa se mu cyiciro kimwe, ama cryptocurrency. Nkuko tubizi, dusanzwe tubizi, reka dufatire urugero ku bakirisitu. Bafite igitabo Bibiliya kivuga yuko Yesu agomba kugaruka vuba, bidatinze, bangira ngo bidatinze. Ariko nkanjye imyaka maze, imyaka mikeya cyane, 1/2 cy'ikinyejana, ntabwo ndamubona cyangwa se ngo numve ngo ageze aha naha. Si ibyo gusa, ahubwo hashize cyangwa se habarwa imyaka irenga 2000 ntawe uragaruka. Abo babihanuye mbere barapfuye, bararangiye, ariko bahora bavuga ngo azagaruka kandi vuba. Icyo bigusaba, bakubwira yuko ugomba kubyizera gusa, nta kimenyetso. Ikimenyetso barakubwira ngo intambara, izo ntambara mbere yuko bazihanura zari zisanzweho. Mbere yuko bandika ubwo buhanuzi, intambara zari zisanzweho, yewe no mu gihe cy'ababihanuye zarahabaga, n'ubu zirakomeje. Ngo ibyo rero ngo ni ibimenyetso bizabanziriza kuza kwe. Ariko bakakubwira ngo hahirwa uwizera atabonye. Reka twigarukire kuri Pi Network, mutagira ngo na Bibiliya nimushaka tuzayinjiramo. Kuri Pi Network ho hari ibihabanye n'ibyo ngibyo. Hari ibimenyetso 3 by'ingenzi tugira ngo turebe, 3 by'ingenzi. Hari n'ibindi bibishamikiyeho, ariko 3 by'ingenzi bihagije kugaragaza ko Pi izaba igihangange mu isi. Wenda turabitatura, ariko reka 3 by'ingenzi. Icyambere, mainnet launch yarabaye, barayilauncinze. Kubera igihe kinini Pi tumaze tuyimayininga, abantu benshi bumvaga yuko mainnet itazaba launched, batazayilauncinga. Ibi ngibi byabaye tubireba, kandi nindashidikanywaho nta kintu isigaje, irakora neza. Icya kabiri ni ugukura, development of a strong ecosystem, gukura kwa ecosystem ya Pi Network. Ecosystem ya Pi Network irimo irongerwamo ibintu bikomeye bishobora gutuma ihinduka cyangwa se ihindura isi ku rwego rwo hejuru. Icya gatatu ni ukwiyongera kw'ibikorwa bifatika, ibikorwa bifatika bijya mu buzima bwa buri munsi bw'iki bwa rubanda. Reka wenda twinjire ikintu ku kindi. Iyi ngiyi launch ya ecosystem, kuba yarabaye launched, byuguruye amarembo bituma
cyangwa se bizugurura amarembo bitume abantu benshi binjira muri Pi mining ku buryo reka tuvuge wenda kuba tukimayininga kwinjira muri Pi network. Icyambere kwinjira kwa mining ni ibintu byoroshye kuko n'ubuntu bituma bikurura amamiliyoni menshi y'abantu. Ikindi bimara nuko ama-application yinjizwamo ari ama-application akozwe cyangwa se agendera ku mabwiriza n'amategeko akozwe ku buryo ahinduka umutungo, ko buryo ikintu kibyara imitungo nacyo ubwacyo ni umutungo wa mbere. Ibi rero iyo birimo kugenda bigerwaho bigenda bikwira isi yose bigatanga icyizere yuko birimo umusaruro n'abandi bigaha amahirwe n'abandi kwinjiramo. Muri make bitanga akazi, bikurura abantu, uko abantu bagenda baba benshi bakagenda bakoresha ya ecosystem ya Pi network, bigaragaza yuko mu gihe kizaza izaba ari ikintu gikomeye gikuyemo, rizaba ari isoko ry'abantu benshi cyane. Ubwo nari mvuze ku byo kujyanye no kumayininga ukuntu bikurura abantu benshi bakinjira. Hanyuma rero kulaunchinga iyi mainnet ecosystem igakura, ibi bituma imikorere yayo myiza, intambwe ku ntambwe bituma Pi network igenda igaragaza ubuhangange bwayo. Icyambere abantu binjiyemo mu buryo bworoshye, kabiri baje ari benshi, ama-application nayo yinjiyemo, none atangiye gukoreshwa. Mainnet ifunguwe, ama-application abantu batangiye kubyaza umusaruro ama-application yabo, ari ibyo bacuruza iki, ibyo byose turaza kubigeraho wenda. Bitumye gufunguka kwa mainnet bishobora gutuma ikoreshwa ry'ifaranga rya Pi coin rihinduka ubuzima bwa buri munsi. Ya ecosystem ya Pi balaunchinze ituma habamo izo transactions zo guhererekanya ibicuruzwa, ama coins n'ibindi. Noneho na exchange, ibyo bizatuma ihinduka imikoreshereze y'ifaranga rya Pi mu buryo bwa buri munsi. Ikindi tubonamo hano, gufata coin ukayilistinga, ni ukuvuga ngo ama exchanges menshi naramuka alaunchinze alistinze Pi coin izaba nyinshi, ama exchanges azaba menshi n'aba menshi, bitume Pi coin icuruzwa, ikoreshwe, ariko bizamurire agaciro kubera ko bazaba bakeneye bayigabagabana. Bityo bitume ya mainnet yabaye launched, itume ecosystem ya Pi igera ku rwego navuga ngo rukuze cyangwa se ruhamye. Yes, urwego ruhamye rutanga umusaruro. Hanyuma hari ikijyanye no kuhinduka igikoresho cya buri munsi, real world utility. Ano kuba Pi iva mu bintu by'icyuka ikajya mu bikorwa bifatika, ni ukuvuga ngo Pi network irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo ifaranga ryayo rihinduke igikoresho cya buri munsi, aho gikoreshwa mu buryo bwo kwishyurana, uhererekanya umuntu ku wundi hagamijwe ubucuruzi. Harimo icyo ngicyo cyo guhererekanya amafaranga, harimo icyo guhaha online, n'ibindi byinshi cyane bikubiye muri icyo ngicyo. Ubwo navuga ngo ni peer to peer payments, kwishyura unyishyura nkwishyura umuntu ku wundi. Hanyuma na online shopping, ku buryo shoppinga ntavuye aho ndi kandi bikaza bikangeraho nishyuye Pi. Urumva peer to peer ntihagarariye ku mupayiniya gusa, umupayiniya kuri shop, ku iduka runaka, ku ruganda, nyishyura Pi nguhe igicuruzwa, ariko hakaba no guhererekanya Pi directly. Ibi byose ni ibigaragaza ko Pi izava mu bintu by'icyuka gusa, ahubwo bijye ku buzima busanzwe bufatika. Real world utility, ni ukuvuga ngo isi y'ibifatika
bireke guhererekanya gusa ahubwo no mu bikorwa bifatika, mu bicuruzwa bifatika. Hanyuma nanone igihe iyi system irimo kugenda ikura, ibyo bikorwamo bigenda bikura, ya ecosystem ya Pi igenda ikura, noneho rya faranga ubwaryo rikagenda ryihesha agaciro, rikahinduka igikoresho cya buri munsi gihererekanywa mu bucuruzi, mu bikorwa bisanzwe, ni impano, ni igicuruzwa, irishyurwa. Byumva, ibi rero bizagenda bituma igira agaciro ko ku rwego rwo hejuru. Hari ikijyanye n'inyungu rusange. Noneho inyungu rusange muri community, buriya nimureba neza muzabona yuko iyi crypto community cyangwa se umuryango mugari w'abari muri cryptocurrency, bafite cyangwa se cryptocurrency, kuri Google, kuri App Store, ahantu hatandukanye ukubitamo gutya ugasangamo Pi, aho ukubise ugasangamo Pi. Mbese nta platform ushobora gusanga itaranditse ku nkuru ya Pi cyangwa se itagaragaraho, imbuga zitandukanye za website zigaragaraho Pi. Ibi bisobanuye iki? Bisobanuye ko Pi imaze kwegera abantu ku rwego rwo hejuru. Si ibyo gusa, ahubwo kwibona ni ibintu byoroshye, kandi ibi ngibi nibyo bizayizamurira izina, kubera ko ni ukuvuga ngo iratrending ahantu hatandukanye. Kuko niba ushobora gusanga nta nkuru ku munsi yandikwa muri Google itanditse kuri Pi, nta kinyamakuru cyandika muri Google kitanditse kuri Pi, yaba ari rimwe mu cyumweru cyangwa buri munsi, ndakurahiye ibi ubwabyo bifite amakuru bisobanuye agaragaza ko Pi izahinduka igihangange ku isi. Ibi byose rero harimo noneho n'imishinga imishinga ijyanye n'itangazamakuru, imishinga ijyanye ubuzima bw'itangazamakuru, akaba imishinga y'ubuzima rusange bw'abantu, uko abantu bagenda bayitabira. Ibi byose bigaragaza ukwitabira Pi, bigaragaza ugukura kwayo, ariko no kuzayihesha agaciro mu gihe kizaza, ikazaba ari ikintu cy'igihangange gikomeye cyane. Ibi rero ntabwo twabitindaho cyane, ahubwo twareba ku kijyanye n'ibiciro. Ese ku giciro bayivugaho iki? Urugero nk'ubu ngubu yemaze iminsi iri munsi ya 0.5 4 gutyo, ariko ubu yarazamutse, iragenda igafungira kuri 0.7. Murabizi ko mu minsi yashize nyine nkuko nari mbivuze, iyo yageraga nko kuri 0.7 ubundi wabonaga ko yabana yazamutse. No, ubu ahubwo iragenda igahagama kuri 0.7 71 72 n'ubu niwe ihagamye ku bice 72 ariko muribuka yuko iherutse kuri 0.5 biri hejuru, nanone hejuru yaho. Ubu rero ni ikigaragaza yuko barimo baravuga yuko ishobora no kugera no ku madolari 10 gutyo. Ibi bisobanuye iki? Ibi birasobanura yuko birimo kugenda bikuraho igihu, aho bavugaga Pi nayo ni ifite volatility iri hejuru, ngiratumuka, za zindi zitumuka zikwita hasi zizamuka zongera. Turebere hamwe iki kintu. Aka gaciro ka Pi nako kuma exchanges make cyane atarenze 6. Ni ukuvuga ngo exchanges 6 Pi yemereye gukorera muri yo nizo zirimo kwiha aka gaciro. Niba Pi iri kuri 0.7 ifite ama exchanges 6 ariyo yemerewe kuba yayitradinga cyangwa se ayikoresha umunsi ku munsi, ni ukuvuga yuko niharamuka hagize izindi zilistinga, mama nangaye muzajya gusanga musange Pi ahubwo yageze ku madolari 100. Ka gaciro rero turimo kuvuga gashobora kuzagerwaho bakareka ikagenda izamuka, kuko habamo ikintu cya competitivity cyo reka tubigarukeho, wenda icyo kiraza mu mbogamizi nacyo. Ni ukuvuga ngo Pi izagenda izamura agaciro kayo kazazamukira hehe? Kazazamukira ku bwinshi bw'ama exchanges azayilistinga, kazongera kandi kuzamukira ku gukuraho imbogamizi
z'amategeko ayibuza gukorera hano na hariya. Si ibyo gusa, ikintu cyitwa competition, igihe cyose payi bakica muri humye bitwaje yuko irimo ikiri hasi, igifite intege nke, ikirimo gukura, ikirimo kwakira abandi, bayica muri humye bakayikubitira mu kadeyi, agaciro kagasa nk'akari hasi, mwe mugatekereza yuko ari uko bizahora. Oya, ntago ari uko nguko bizahora, mwihanganeho gatoya gusa. Hanyuma nanone iyo murebye community expansion yayo, ubwo ndimo ndagana ku musozo, ukwaguka kwa community yayo, iki ngiki nacyo ubwacyo ni imbogamizi. Uti gute? Uko irushaho kwaguka ariko ikarushaho gutinda mu nzira zimwe itaratunganya, nk'uyu mushinga yashyize hanze wo kwakira abantu bashya bafite imishinga yo guteza imbere payi. Iki ni ikintu twagoye gutekerezaho. Bayica muri humye, ugasanga bayiciye intege bitwaje agaciro kapa. Mucunge neza mu binyamakuru, nta kindi kintu barimo kunenga ngo ni agaciro kayo. Ibi bintu birimo guca intege kwaguka kw'abapioneers ba Pi Network. Nk'umupioneer wa Pi Network rero, harimo gushyirwaho ingamba nshya zituma Pi Network yaguka. Uti gute? Abayigize baguka mu gihe barimo kwakira imishinga myinshi. Uwo mushinga ufite abantu ukoresha, abo bantu directly bahita baba abayoboke ba Pi Network. Murumva ko rero ikirimo kubaka ibikorwa remezo, ikirimo gushyiramo ibihato, kirimo gushaka ibintu byose bikomeza urukuta rwa Pi Network kugira ngo igirite ibe ikomeye. Rero amategeko nayo arimo kugenda yoroshywa igihe hari izo exchanges zindi cyangwa se izo platforms zindi ziza gukorana nayo zifite amategeko yemerwa, imikoranire yabyo yemerwa muri icyo gihugu. Ubwo bizafungurira na Pi Network amarembo igihe izaba yemeranyijwe gukorana n'iyi platform, bityo Pi muri cya gihugu izaba nayo yemereye gukorerayo. Urugero nk'ubu Pi Banksa, mu bihugu bya Afurika harimo ibihugu 9 gusa. Ibi birabera imbogamizi abapioneers benshi, ariko uko icyo gihugu kizagenda gikurirwaho imbogamizi muri Banksa ikemera gukorana n'icyo gihugu, muri make Pi irakorera aha, indi platform nayo igakorera. Ibyo nibiramuka bikuweho, za mbogamizi z'amategeko zizavaho, hanyuma na ryahangana bahanganaga na Pi Network kubera ko ari nyakamwe bizavaho. Pi bajya kwisanga bisanga yagaruriye ama platforms menshi, ama companies menshi bakorana, noneho bitume ya community ikorerana na Pi igenda yaguka, atari abamayininga gusa, ahubwo n'abakorana wenda na Binance, abakorana na Banksa, abakorana na PiGate, abakorana na Mex, abakorana na Pionex. Abo bose bakubiye hamwe ushobora gusanga barenga miliyari ku isi. Murumva rero ko Pi izaba igihangange igihe cyose izagenda igirana ubufatanye n'abo bandi, ikigarurira abakiriya bayo bakayibonaho, kandi izazamura agaciro kubera ko bazifuza kuyilistinga. Si ibyo gusa, ahubwo uko izagenda igira ubushobozi bwo kwakira izo systeme zose, izo companies zose, ni ikigaragaza ubuhanganye bwa Pi Network. Nta yindi iri mu kubikora, niyo ubwayo iri mu guhamagarira isi kuza gukorana nayo. Akubwo mwabyumvise icyo kintu. Muri make ushatse wavuga ngo ubugari, imvugo ubugari barumva ubugari bwo kurya, ubunini bwa Pi Network bwakira uwo ari we wese na community na platform yari yo yose, kandi ni mwakira wumve ko imwakirana n'abakiriya be. Ubwo icya kabiri, murumva systeme yayo gukoreshwa igakwirakwira ahantu hose muri community, mana yanjye biraza kuba igitangaza. Hanyuma rero nibigera ku ifaranga, iryo faranga kubera ko rikoreshwa n'abantu benshi riraza kuzamura agaciro, hanyuma izabone igire agaciro gatekanye kadahindagurika, kugira ngo ibe stable coin. Muri make ibi bintu mbabwiye
namwe mubisuzume mucukumbure mushakishe murebe ko bitazafasha payi kuba igihangaye. Ariko ibyo kuvuga ngo ko inose bazayi ngo agaciro kayo ntago ari ikibazo cy'agaciro none aha ntago ari ikibazo cy'agaciro, ahubwo yo ni ikibazo cyo kwegeranya ibyo ngibyo. Yaragutse mainnet yayo yo isa nk'iyarangiye gukorwa kuko irimo irahamagarira abantu kwakira. Icyo kiravivutse n'ibintu bitatu nababwiye. Kwaguka kwa community yayo, icyo cyo kirimo kwikorana cyo kuko igihe yakira abo bantu irabakirana n'iki n'abantu bayo biyongereye kuba payi bwite ba mining. Icya gatatu, agaciro ka payi ako ngako ko mu gihe cyose payi zabikoreshwa muri iryo soko ry'abantu barenga miliyari no kurenzaho rwose, mwitege yuko payi izagira agaciro gakomeye cyane kuko nibi biryo ari bikeya ku isoko ababikeneye ari benshi, bisobanuye ko agaciro kazazamuka. Hanyuma ku bijyanye n'agaciro kariho ubu ngubu ntago tukareba cyane, ndiko ntitwabura kukababwira. Ubu barimo guteganya yuko ishobora kuzamuka ikagera ku madolari 10 no kuzamura aho iri buzamukire, kandi ibyo mu bitegeye mu maso rwose. Nubwo itagira hari kizazamuka rwose igera ahantu hashimishije. Baravuga guhera mu madolari 2-3 ishobora kugeramo, abandi bakazamura mu mpera zo kwa gatanu ko ishobora no kuzagera mu madolari 7-10 gutyo. Reka rero tugarukira aha ngaha ikiganiro cyacu. Imunsi twakigize ikiganiro kirekire ariko nta mugayo, turavuga ibidufitiye umumaro. Buri wese aha yaronke, kandi mwibuke gukora subscribe batarayikora. Twibutse abantu bakeneye kuzamura channel zabo kuba wayimonetiza. Ufite channel yarakunaniye ntushobora kuyizamura ngo igere ku buryo rwego rwo kuyimonetiza, ibyo turabigufasha rwose. Waduhamagara nimero zacu zirangwa muri description cyangwa se ukahamagara 0783201418. Waba uri mahanga ushaka kuzamura channel yawe ariko channel zikora mu rurimi rw'ikinyarwanda bitewe na content ushaka, ahasigaye duhamagare tugufashe, twumvikane tugufashe. Twe kuzamura rwose kumonetiza channel ni direct niko nabyita. Ikindi, iyo udafite content twebwe tugushakira content. Twe tubanze kumva ibyifuzo byawe, tukareba channel yawe, hanyuma tukagufasha kubona content kandi ishobora kukugirira umumaro. Mugubwe neza.